Ndazi neza yuko wowe uri kunyumva iri jambo wari urikeneye kandi ari iry'umumaro kuri wowe. Hari ibyo ukomeje kwizirikaho utari kurekura nyamara ngo bigende. Nyamara ibyo ukomeje kwizirikaho ari ibintu bishobora kukuzanira urupfu ndetse bikakuzana no kurimbuka. Ese kujya utabireka? Ndabizi no munsi uribwira ati ndamutse mbiretse ese byagenda bite? Ariko ndagira ngo nkubwire yuko ibyenda kukurimbuza, ibyenda kukubuza ubugingo atari ibintu ukwiye kugundira. Ibuka yuko Yesu Kristo yaje mu isi akatwemera akavuga ati abarushye n'abaremerewe nimunsange ndabaruhura. Ese wowe nta kwizera ufite yuko yakuruhura iyo mitwaro wikoreye? Ese ntago wizeye yuko Yesu ajya abasha guhindura amateka, abagusekaga bagatangira kuguha impundu? Ndagira ngo nkubwire yuko nta mpamvu yo guheranwa n'ahashize. Reba imbere y'ahazaza hawe, hari ibyiza bigutegereje, hari ibyiza bikuri imbere bigutegereje kugira ngo ayo marira warize uno munsi, ayo marira uri kurira kano kanya uzayibagirwe kubera ibyo Imana izabigukoreye, kubera imirimo n'ibitangaza Imana izabikoze mu buzima bwawe. Rekera aho ngaho, rekera kwiheba, rekera kwigunga. Imana iragukunda, nta kimana izakwima kuko uri umwana wayo. Uri umwana wayo kandi yemeye gutanga Yesu kugira ngo aze mu isi nyamara tutarahinduka abana bayo. Uno munsi wabaye umwana wayo, ntabwo aribwo yagutererana, ntabwo aribwo Imana yakwibagirwa. Humura, Imana iracyagukunda kandi igufiteho umugambi. Nshuti yanjye, icyo ngusabye, egera Imana, uyigirire icyizere, uyihindure papa, uyihindure mama, iguhindukire byose, iguhindukire ibyiringiro. Mu izina rya Yesu Kristo ibyo wifuza byose bizahinduka impamo kuko nta wayizenga impukozi z'isoni. Rega ibyo nkubwira nshuti yanjye ntabwo nkubwira ibyo numvishe, ahubwo ndakubwira ibyo niboneye. Ndabyibuka umunsi umwe abaganga basizeho iherezo bavuga yuko ibyanjye birangiye, nuko bahitamo gufata umwanzuro wo kunjyana kuri hopitali kuko babonaga nta kubaho kuri njyewe kuhari. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko uko abantu bakubona siko Imana ikubona. Imana ikubona nk'uw'agaciro mu gihe abantu bakubona nkaho utari uw'agaciro. Ndagira ngo nkubwire yuko uno munsi ayo marira yawe uri kurira Imana izayaguhoza. Ndagira ngo nkubwire yuko uno munsi niwiringira Imana ukumva yuko ariyo yo igomba kuba mu buzima bwawe, ibyo byose wabuze, ibyo byose wifuza izabiguha kuko ifite buri kimwe cyose mu biganza byayo. Ndagira ngo nkubwire yuko amahoro wabuze ajya abonekera mu Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire yuko iyo nzara iri kukwica Imana ijya ibasha kutugaburira. Mu izina rya Yesu Kristo njyewe ubikubwira nabonye ibitangaza, njyewe ukubwira ibingibi nabonye imirimo yayo, ntabwo ndi kukubeshya. Kandi nawe uko bwije nuko bukeye imirimo y'Imana urayibona. Ibuka yuko Imana ariyo buhungiro bwacu, ntacyo tuzaba mu gihe twugamye mu mababa yayo, ntacyo tuzaba mu gihe turi kumwe nayo, ntituzigera dukorwa isoni. Mu izina rya Yesu Kristo Imana yaravuze ngo ntabwo nzigera nkoze isoni uwanyiringiye, kandi uwanyiringiye akanyizera nzamugirira neza. Ese wowe urayiringiye? Ngo niyo naba ndi mu mazi ngatemba ngo ntazantembana, ngo ndetse ngo n'imiriro ngo ntizankoraho ntizantwika, ngo kuko namajije kuyimenya kandi nabanye nayo. Iyo ugendanye n'Imana ntigusiga mu rugendo, iyo ugendanye n'Imana ntiguta, ahubwo igumana nawe, yaba mu burwayi, yaba mu bukene, yaba mu mibabaro ndetse no mu rupfu tuzabana. Ariko Mana ugira neza ukabyara. Mu izina rya Yesu Kristo kano kanya ndasenze Data mwiza ngo umuntu ubuze kwizera, umuntu wagiye kure yawe ngo yongere akugarukire acyumvira ijambo. Mu izina rya Yesu Kristo ndasenze ngo buri wese wumvishe rino jambo rigende rigira icyo rihindura ku mutima we kandi rigira icyo rikora. Mu izina rya Yesu Kristo amaraso yawe Yesu Kristo agenda akore deliverance mu mubiri w'uyu muntu, agende yirukane karande zari zirimo mu izina rya Yesu Kristo, agende yirukane imbaraga z'umwijima zamubwiraga yuko atakwiye kujya imbere y'Imana, agende yirukane Data mwiza ibyo byose byamubaze, agende yirukane Mwami Imana ibyo byose, ibyo byaha bishaka kumurimbuza. Mu izina rya Yesu Kristo ndagira ngo Data mwiza kano kanya ugakumvisha akakwiringira akakwizera, umuha amahoro y'umutima kandi mwiza ibyo byose byari biri kumuriza Data wongere ubikureho. Mu izina rya Yesu Kristo wongere unezeze umutima we, mu izina rya Yesu Kristo wongere unezeze Data mwiza amaso ye inseko yigaragare. Data mwiza nakwinjize muri aka kanya, ndagira ngo buri wese Data unteze amatwi, ndagira ngo buri wese Data unkurikiranye abone igitangaza cyawe Data, umugirire neza, abone Data ubwiza bwawe, abone icyo wawumurika. Hari ibyo byaziritswe ariko kano kanya ndabizirikuye mu izina rya Yesu Kristo.
Kristo. Hari ibyo byaboshywe, inyenyeri mwami ye data yaratwawe, ariko mu izina rya Yesu Kristo ndayibohoye. Niyongere data amurikirwe, niyongere amurikirwe, icyakozeho kimuhindukira umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo data mwiza kano kanya ubwo akwizeye akubone, ubwo akwizeye akubone papa, ubwo akwizeye akubone, kuko ndazi neza yuko wivugiye ngo ntawe nzakoza isoni yanyiringiye. Kano kanya arakwiringiye, ntumukoze isoni mu izina rya Yesu Kristo. Kano kanya aje gusanga data, kandi nzi neza yuko ari wowe wivugiye ngo nitera intambwe imwe uzatera 99 udusanga. Mu izina rya Yesu Kristo imwe arayiteye data, musanga umugumane kandi iteka, uzamuha ubugingo bw'iteka ryose. Ngaho habwa icyubahiro yuko data ugize neza, habwa icyubahiro yuko data umutabaye mu izina rya Kristo Yesu. Njyewe twari turi kubana, nitwa Harambineza Olivier, nkaba ndi umukozi w'Imana yagiriye neza, yankuye mu rupfu, uno munsi ndi kuvuga ubwiza bwayo no gukomera kwayo. Shalom shalom.